abajene z'igihugu zubaka kandi vuba. abajene imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. aho sibyo ugiye kuntamo utuntu ndebe sibyo se nta karemu cyangwa muratakaramo gatagaramu okay nanjye ubwo ngiye kureba uyu rero ni umwanya wo kugira ngo mugaragaze izo mpano zayo sibyo garagaza impano yawe reka rero nshimire Integrated Gospel abafatanyabikorwa beza baje kugira ngo izo mpano zanyu mugaragaza zigere kure hashoboka sibyo zigere kure hashoboka kugira ngo mumenyekane. Nshimire kandi abanyamakuru ba RBA murabizi ko abanyamakuru ba RBA inshuti zacu si bisanzwe reka tubarebe tubashimire sibyo. Reka rero nshimire kandi MC w'ikirori Clever ndetse n'abandi bafatanyije ku buhanga bw'ibyuma nabo mubaha amashyi kugira ngo baze kuduha umuziki mwiza sibyo. Kandi nshimire abapanelisti bacu biteguye murababona bari ready nibahaguruka babasuhuze kugira ngo mumenye abantu bagiye gukemura icyo bita impaka bigire hejuru. Reka rero nshimire abajene b'ikigo cy'urubyiruko murasa neza murasobanutse fresheri zose niho amashyirahamwe menshi ndabakunda cyane. Uyu ni umwanya wo kudafata speech nyinshi tuzirikana iki tuzirikana ko muri imbaraga z'igihugu sibyo igihugu kirabakeneye ariko ntabwo kizabakenera murwaye sibyo ko twirinda ikintu bita ibiyobyabwenge sibyo. abajene bamwe ibiyobyabwenge ntabwo bashobora kugera ku iterambere nta nubwo baza ngo batwite umuziki nk'uko tugiye kubibona sibyo ntabwo batwereka show kubera ko baba barangiye kandi ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku mubiri bikagira ingaruka hehe ku muryango. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Albert nabazwi ku izina rya TikTok nabazwi ku izina ry'umusaza n'umusaza akaba ari nanjye ambasaderi w'akarere ka Nyamasheke mu ruganda rwa muzika mu Rwanda. Nyakubahwa umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko na timu mukorana nejejwe no kugera hano usanga hari ibintu byinshi mwahinduye niyo mpamvu nasabaga abajene ko bamfasha tukabaha amashyi menshi kubera ko hari intambwe mumaze guteza uru rubyiruko kuva mugeze hano. Abajene mumfasha dushimire umuyobozi wacu. Nyakubahwa umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko ubushize ubwo nari ndi kuri radiyo ni ukuri njyewe nanze kurya indimi mvuga ukuri